Niki gitumye wiheba? Niki gitumye umutima uguhagararamo? Ko Imana umucunguzi umuremyi wawe ihari kugira ngo ikurengere, ihari kugira ngo igutabare, ihari kugira ngo ikugirire neza, ihari kugira ngo igufashe, ihari kugira ngo igukize. Witinya, Imana iri mu ruhande rwawe. Marayika w'Imana amuhamagara ngo ubaye ute? Niki gitumye urira? Niki gitumye wiheba? Niki gitumye utumwana ukamurambika hasi? Hari abantu bataye agakiza, hari abantu bataye ibyiringiro mu gakiza kuko babonye ko ibyo biringiye bitabonetse. Hari n'abantu bataye Imana kubera yuko ngo bahanuriwe ibyo bahanuriwe n'ibisohore. Ndasengeye mwene data mushiki wacu unegeze amatwi kandi unkurikiye mu izina rya Yesu. Igihugu yaba arimo cyose mu izina rya Yesu ndasenze ngo Uwiteka Imana isumba byose ibane nawe. Kandi uyu wari ufite amakuba, uyu wari uri mu kaga, uyu nawe wari waratawe ndetse wari waratereranwe, penesha wazaliforia Baba mutakatifu, ndasenze ngo ukuboko kwiza kw'Imana kube mu ruhande rwe. Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba wa Yesu, ndabasuhuje amahoro y'Umwami Yesu nabe muri mwebwe. Abakunzi b'isarura 12 nabimenyekane TV mwese ndabasuhuje. Yesu abaho umugisha. Uyu munsi tuje kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Ijambo tugiye gusangira riri hano mu Itangiriro ibice 21, turahera ku murongo wa 15. Turaba turi ku ntego y'ijambo ivuga ngo Imana igusiburiye iriba ry'umugisha aho utariteganyaga. Imana igusiburiye iriba ry'umugisha aho utateganyaga. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana yo kwizerwa kandi Imana yo kwiringirwa, se n'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuri aya masaha, turagushimiriye muri uyu mwanya. Mu izina rya Kristo tugwaye ikaze muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Dusenze dusaba kugira ngo buri muntu wese utegeye amatwi kino kiganiro ndetse unagikurikiye, kugira ngo umugisha wawe n'imbaraga zawe bibe mu ruhande rwe. Mwami Yesu, kibi cyo gufasha imitima ya benshi ndetse yabiyihebye cyangwa se ihuye n'akaga, wongere gukomeza abantu bawe, wabere inkomezi kandi ubabere urukundo. Turasenze tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana nk'uko tubivuze riri hano mu Itangiriro ibice byaho 21 umurongo wa 15. Haravuze ngo yamvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaraho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nkaho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Ahaguruka ubyutse umuhungu. Uwiteka amukomeye, amuhinduye, azamugira ukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi, ayuzuza yamvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi mu butayu bw'iparani. Imana yacu tugirire neza. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, turi ku ijambo tugiye kuganiraho muri aka kanya, rifite intego ivuga ngo Imana igufukuriye iriba aho utakekaga. Imana igufukuye iriba aho utakekaga. Iri jambo rero tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga kuri Hagari. Akaba yari umugore wa Abrahamu bita inshoreke, akaba ari we wabyaye umwana twakita uwa mbere kuri Abrahamu, ariko atari umwana w'isezerano. Uyu mugore tugiye kuganira ku ngorane uyu mudamu yahuye nazo, turebe
wowe uri mu zihe ngorane, uhuye n'ibihe bibazo, ni akahe kaga uhuye nako. Ariko kandi turebe gutabara kw'Imana kuza ryari. Imana itugirira ubuntu cyane. Ijambo dusomye hano, iyo uhereye ku murongo wa mbere, usanga inkuru ivuga ko Sara icyo gihe yari amaze kubyara Isaka. Amaze kubyara Isaka, avuga n'uburyo ki yatangaje, akavuga Uwiteka ngo aransekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ariko icyo gihe rero ni nacyo gihe Hagari umwana yari amaze kuba mukuru, ageze mu gihe cyo gukina. Bibiliya ivuga yuko Aburahamu nyine yasezereye Hagari, amwirukanana n'umwana, bagenda urugendo rurerure rutari rugufiya. Nawe ushobora kuba isi muri iki gihe cya none igusezereye mu buryo bw'imikorere n'imibereho bigoye cyane. Ariko nagira ngo utangarize ngo aho utakeka inzira, aho udakeka ubutabazi, aho niho Imana yamaze kubutegura, aho niho Imana yamaze kuwushyira. Imana yiteguye kukurengera no kukugirira neza. Ijambo dusomye ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo ya mvumba ishiramo amazi. Iyi mvumba ni imvumba ki? Ni imvumba Aburahamu yahaye uyu mugore Hagari. Amuha imvumba y'amazi, yari yamuhaye n'impamba y'umutsima. Urugendo bagenze rwari urugendo rutari rugufiya. Iyi mvumba rero irashira, urumva impamba yari yashije kare, imvumba y'amazi. Birashoboka ko nawe uhuye n'ibibazo bitakoroheye, ndetse aho wahagurukiye ubuzima bwawe wari ubayeho, bishobora ko warabayeho ubuzima ari bwiza. Ariko nagira ngo utangarize uyu munsi wa none ukaba uri mu buzima bubi, ariko nagira ngo utangarize ngo aho udakeka inzira, aho udakeka inzira, aho ngaho Imana ihategura inzira, ihategura ubutabazi, ihategura kukurengera ndetse no kukugirira neza. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Hagari rero arahagurutse, aragiye. Imvumba ishizemo amazi. Biravuga ngo imvumba, ya mvumba ishizemo amazi, ngo abona yuko umwana ari bumupfireho. Noneho atinya ko umwana ari bumupfireho. Bibiliya yavuze ngo arambika umwana munsi y'igihuru cyari aho ngaho, ngo aragenda amuhaye intera, ngo ajya nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ngo ne kuza kureba umwana wanjye agira gute apfa. Mukundwa nshuti y'umusaraba, ugeze mu gihe ushobora kuba waritaruwe, cyangwa se hari ibyo witaruye, isi yaragutereranye, ariko Imana ifite gahunda yo kukugirira neza. Ishimayeli amaze gutabwa na nyina amwitaruye, Imana yari kimukomejeho umugambi, yari kimufiteho umugambi wo kumurengera. Nawe ushobora kuba umeze nka Ishimayeli, barakwitaruye bakagusiga, ndetse batinya kureba uburyo upfa, ndetse hari n'abagufashe igihe bakujora. Ariko nagira ngo umbwire ngo Imana ifite gahunda yo kukurengera ndetse no kugutabara. Iyo tugeze kuri aya magambo, iyo dusimbutse tukajya mu gitabo cyo Kuva mu bice bibiri, uhereye ku murongo waho wa 3, uhasanga amakuru y'ijambo avuga ku mugabo bita Amosi. Nawe mwivuka rye nawe byamubayeho. Bibiliya igaragaza ko bamuhishe amezi 3, nyina ananiwe guhora amuhisha mu buherakato, ngo agasiga ibumba n'ubushishi, ngo ndetse ashyiramo uwo mwana apfundikira ajyana ku nkombe y'uruzi. Bibiliya ivuga ko mushiki we nawe yamwitaruye, ngo aramwitarura, ngo agira ngo arebe ibiri mu mubeho. Niko byagenze rero no kuri Ishimayeli. Birashoboka ko nawe ariko bikumereye muri iki gihe cya none. Isi yarakwitaruye, baragusize, abavandimwe, inshuti se, imiryango se. Ariko nagira ngo utangarize ngo aho abantu batazi ubutabazi bwanyura, niho Imana ifite ubutabazi yabunyuza bwo kugutabara. Ntutinye kandi ntuhungabane, kandi ikindi ntiwigirire nabi. Imana ifite gahunda yo kukurengera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bibiliya iratubwiye ngo nuko arambika umwana munsi y'igihuru cyari aho, ngo kuko yibwiraga ngo ye kuza kureba umwana we apfa. Ngo nuko arangije atera ijwi hejuru ararira, ngo Imana iri mu ijuru yumva ijwi rye, yumva ijwi ry'uwo muhungu. Ngo nuko marayika w'Imana ahamagara Hagari, aramubaza ngo Hagari ubaye uti? Nawe uyu munsi umva ijwi riguhamagara, rikubaza ngo ni iki gitumye urira, ni iki gitumye wiheba, ni iki gitumye umutima uguhagararamo. Ko Imana umucunguzi umuremyi wawe ihari kugira ngo ikurengere, ihari kugira ngo igutabare, ihari kugira ngo ikugirire neza, ihari kugira ngo igufashe, ihari kugira ngo igukize.
witinya, Imana iri mu ruhande rwawe. Marayika w'Imana amuhamagara ngo ubaye ute? Niki gitumye urira? Niki gitumye wiheba? Niki gitumye umwana ukamurambika hasi? Hari abantu bataye agakiza, hari abantu bataye ibyiringiro mu gakiza kuko babonye ko ibyo biringiye bitabonetse. Hari n'abantu bataye Imana kubera yuko ngo bahanuriwe ibyo bahanuriwe n'ibisohore, ariko nyamara Imana niri kure yo kugira ngo ikugirire neza, niri kure yo kugira ngo igutabare. Imana ifite gahunda yo kugukiza mwene data. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo uhuye n'ibikubabaza, nubwo uhuye n'ingorane n'amageragezwa, ariko Imana yifite gahunda mu izina rya Yesu ko kugira ngo ikurengere kandi gutabare. Wikigirira nabi, Imana iracyari mu gahunda yo kukugirira neza. Ijambo ritubwiye ngo iki? Nari ndimo nkubwira ngo witinya. Nubwo ubona ugeze ahakomeye, nubwo ubona uhuye n'akaga, nubwo ureba uhuye n'amakuba, ariko witinya, Imana ifite gahunda yo kukurengera. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro cyane. Bibiliya iratubwiye ngo nuko ngo marayika aramubwira ngo genda ubyutse umwana umuterurire, kuko Uwiteka avuze ngo nawe azamuhindura ubwoko bukomeye. Rero hari ahantu Imana ije kugukura, kuko Imana ifite gahunda yo kukugira ubwoko bukomeye. Nubwo watawe n'inshuti, nubwo watawe n'imiryango, nubwo watawe n'abavandimwe, nubwo watawe n'abo wiringiraga, cyangwa se ibyo wiringiraga bikaba byaragusize, usigaye nta kintu ufite, usigaye mbese ugeze kuri rwa rugero Abanyarwanda bavuga ngo usigaye ku rwego rwo gusaba uwo wimye. Nagira ngo utangarize yuko Imana ifite gahunda yo kukurengera. Umugabane uriho wose Imana ifite gahunda yo kukurengera. Ushobora kuba uri Burayi, nagira ngo utangarize ngo Imana ifite gahunda yo kugutabara. Wenda ushobora kuba uri muri Amerika, nagira ngo umbwire ngo Imana ifite gahunda yo kukurengera. Wenda ushobora kuba uri hano muri Aziya, nagira ngo umbwire ngo Imana ifite gahunda yo kukurengera. Wowe ushobora kuba uri hano muri Afurika, nagira ngo utangarize ngo Imana irengera abo ngabo. Uko ijambo ry'Imana riri ni ukuri. Yatabaye Hagari, igatabara Ishimayeli, yasizwe, yatawe. Nawe Imana ifite gahunda yo kugira ngo igutabare. Biravuga ngo nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ngo nuko arangije ngo aragenda, ngo Imana ihumura amaso y'uwo mugore ngo abone iriba. Nawe Imana igiye kuguhumura amaso kuko ugiye kubona ubutabazi bugutunguye utari witeguye ko bwaboneka mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Bibiliya iravuze ngo nuko arangije ngo agenda ahumuka amaso ngo avomera mvumba ngo ayuzuzamo amazi, ngo arangije ngo aragenda yarameza umwana we. Mwene data mukundwa, wowe umaze iminsi uhuye n'ingorane n'ibigeragezo n'amakuba n'akaga by'uburyo butari bumwe, nagira ngo ngutangarize ngo Imana idakiranirwa yiteguye kukurengera, yiteguye kugufasha, yiteguye kugutabara, yiteguye kugukiza nubwo uri mu kaga, nubwo uri mu ngorane, nubwo uri mu mageragezwa akomeye, ariko Imana yo yiteguye kukugirira neza. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Nagira ngo utangarize ko kugera kure atari ugupfa, ahubwo Imana ifite gahunda yo kukurengera no kukwirira neza. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko ngo iyo mvumba yuzuza amazi ayahimbuza umuhungu we, marayika w'Imana, kuko yaramaze kumuhumura amaso. Nawe Imana iguhumura amaso, gutabara kwawe kukubayeho. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro cyane. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuze ngo nuko ngo arangije agenda yaramiza umuhungu we, ngo nuko uwo mwana arakura. Imana igukuze mu izina rya Yesu. Nasomye ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yosuwa ibice 3, umurongo waho ngire ngo ni wa 7. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose. Imana nawe igukuze, igukuriza imbere y'abagusuzuguraga n'abagupingaga, abari bazi yuko nta mumaro ugifite, nta n'icyo kimaze. Imana ifite gahunda yo kukugirira neza no kugutabara mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Reka ngutangarize yuko Imana ifite gahunda. Ngo nuko Imana ibana n'uwo muhungu, ngo arakura, ngo aba umurashi, ngo atura mu butayu bw'Iparani. Nukuvuga ngo ibyari bizi, ibyagaragaza ko uyu muhungu birangiye, ndetse rwose umugisha we wamaze guhagarara, ariko Imana ifite gahunda yo kubana nawe. Birashoboka yuko
yuko nawe isi yagusize bakagira ngo birarangiye, ariko Imana ifite gahunda yo kugutabara. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana igiye kugutabarira, Imana igufukuriye iriba aho batakekaga ko ryafukurika, aho batakekaga ko haboneka inzira. Imana niho ishyize inzira. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro cyane. Rero humura, komera. Ibyo uhuye nabyo, ushobora kuba uri mu makuba, ushobora kuba urara udasinziriye bitewe n'ibyo wiringiye kutabibona, ushobora kuba umaze igihe wihebye wiganyiriye. Nagira ngo ngutangarize ngo subiramo imbaraga. Imana n'umutabazi kandi Imana n'umufasha. Hamwe no gusenga Imana, Imana izakugirira neza. Hamwe no gusenga Imana, Imana izagutabara. Hamwe no kuba wizeye Uwiteka, Imana izakugirira neza. Nshuti yanjye mukundwa, mwene data, Imana ifite gahunda yo kukurengera mu buryo bwose. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Rero komera. Amagambo nari nkuzaniye ni amagambo yo kugukomeza, ni amagambo yo kuguhumuriza, ni amagambo akubwira ngo humura. Nubwo ugeze mu gikombe, nubwo ugeze mu bibazo, Imana yarengeye uyu mugabo, ikarengera uyu mugabo bita Mose mu ivuka ryiwe. Bamaze kumushyira mu kato, yamaze gutabwa, yamaze gutereranwa, yamaze gushyirwa ku nkombe y'uruzi, ariko Imana yari yamaze gutegura iyindi nzira yo kumutabara. Mushiki we yamwitaruye azi yuko birangiye, ariko Imana yari yamaze gupanga undi mugambi wo kumurengera. Imana yacu itugirire neza. Bishoboka ko nawe rero wakwibwira yuko birangiye, ariko Imana ifite uburyo bwo kukurengera ndetse no kugukiza. Ntabwo yakureka, ntiyagutakaza, kuko Imana ni umutabazi, ni umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Imana yacu itugirira ubuntu cyane. Imana rero yarengeye Mose, yarengeye Ishimayeli, ikagirira neza Hagari. Nawe niyo Mana yawe, niyo Mana yiteguye kukugirira neza, niyo Mana yiteguye kugufasha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ibaha umugisha cyane. Ndabakunda nshuti z'umusaraba, mwe mwese mukurikiye, muteze amatwi kuri Bimenyekane TV, muteze amatwi ku Isarura 12 TV. Nagira ngo mbabwire ngo Imana ifite gahunda yo kukugirira neza kandi izakurengera uko biri kose. Reka dusenga Imana, dusenga Imana. Tega amatwi wizere kandi ko hamwe n'irisengesho Imana yagyururukiramo kandi ikakurengera mu izina rya Yesu. Amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana imanya byose, Imana ishobora byose, ndasengeye mwene data mushiki wacu unegeza amatwi kandi unkurikiye. Mu izina rya Yesu, igihugu yaba arimo cyose, mu izina rya Yesu ndasenze ngo Uwiteka Imana isumba byose ibane nawe. Kandi uyu wari ufite amakuba, uyu wari uri mu kaga, uyu nawe wari waratawe ndetse wari waratereranwe, ndamusengeye ngo ukuboko kw'Imana kurambukire kumukiza ndetse kurambukire kumubohora. Abari barwaye bakire, abari bihebye bakire ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi n'umukiza. Imbaraga z'Imana zibane nawe kandi zimubeho mu izina rya Yesu. Imana imubere inkomezi, penesha wazariforia. Baba mutakatifu, ndasenze ngo ukuboko kwiza kw'Imana kube mu ruhande rwe. Niko natuye kandi niko nsenze. Ngushimiye ko umutoraguyeho isi yari yamujugunye aho bari bamutereraniye. Ngushimiye ko Mwami Yesu wowe uhamusanze. Mu izina rya Yesu umucunguzi n'umukiza wacu nsabye nizeye. Amen. Yesu abaho umugisha cyane. Ndabakunda. Shalom. Shalom.